ubundi Bibiliya igizwe n'ibitabo. Ibyo bitabo uko bigera muri 66 nibyo dusangamo aya masezerano abiri. Hari isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ntabwo kuva mu itangiriro kugeza muri Maraki ari byo bisobanura isezerano rya kera. Nta nubwo kuva muri Matayo kugera mu Byahishuwe ari byo bivuze isezerano rishya. Ahubwo ibyo ni ibitabo bigize Bibiliya. Ariko muri ibyo bitabo tubonamwe amasezerano abiri. Ayo masezerano abiri rero niyo Bibiliya tubwira ngo Imana yashajishije isezerano rya kera kugira ngo ikomeze rishya. Imana yagiranye n'abantu amasezerano abiri. Isezerano rya mbere yarishajishije kubera ko ritigeze ryinonosora, cyangwa reka mvuge mu bundi buryo, kubera ko isezerano rya mbere ryari umushorera utugeza mu isezerano rishya. Nuko tumaze kugera mu isezerano rishya, ari ryo sezerano ry'ukuri kw'Imana, nuko isezerano rya mbere rirasaza ritigihe ritakaza agaciro karyo. Ahera karavuga ati, dore nzanwe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ngiki cyatumye Yesu ava mu ijuru, yaje gukuriraho ibya mbere kugira ngo akomeze ibya kabiri. Nari ngerageje kuvuga ibya mbere ubwo Yesu yari ari ku musaraba abambwe. Bibiliya tubwira mu bitangaza byabereye ku musaraba, icya mbere ngo igitambara gikingirije ahera ngo cyatabutsemo kabiri, ngo uhereye hejuru kugera hasi. Bivuga ngo ahahera ho mu buryo bw'abantu hari hataye agaciro, ni hari hagifite icyo havuze, buri wese yari yemerewe kuhareba ntagire icyaba, kuko Imana biratubwira ngo Yesu ntiyinjiye ahera haremwe n'abana b'abantu, ngo ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho. Bishatse kuvuga iki? Agaciro k'ihema rya mbere kari karangiye. Icya kabiri, ihema rya mbere hinjiragamo umuntu umwe. Ariko mvuko Bibiliya tubwira ibice bibiri by'Abaheburayo ku murongo wa 10, kuko byari bikwiye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Ababyawe ubwa kabiri ntabwo bisaba ko bagira umutambyi wundi banyuraho kugira ngo bemerwe kugera mu ijuru. Kuvuka ubwa kabiri, kubyarwa n'Imana, Yesu umutambyi mukuru, Imana umubyeyi wacu ituyobora mu bwiza. Ubu noneho ntabwo ari umwe wemerewe kujyayo, nta n'ufite urufunguzo rw'ijuru ku buryo atanga permission yo kwinjira muri ubwo bwami. Permission ni imwe, ni ukuba waravutse ubwa kabiri, warabyawe n'Imana. Umva ko ijambo ry'Imana ritubwira, kuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Muri iki gihe birasa naho abakristo babaye nk'ibishimbo by'ababayobora. Bibiliya itubwira ko yayoboye abana benshi mu bwiza, ariko abo bana, abo bitwa ko babyawe n'Imana, bahindutse propriete z'abandi, ni ibishimbo by'abandi. Ugasanga umuntu ni umupasiteri, ni umuhanuzi, cyangwa ni intumwa, ariko abakristo ayobora yabagize nk'akarima ke. Noneho akibwira ko afite ububasha bwo kubageza mu ijuru cyangwa kutabagezayo. Kandi ntimuzagire umuntu wo mu isi mwita data, yenda mbivuze mu Kinyarwanda, mwita dadi, mwitwa papa, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. Namwe mwese mukaba muri abavandimwe, icyo muhuriyeho ni abavandimwe. Ariko uyu munsi turacyafite abantu bakitwa abarabi, bakitwa bakuru, noneho bagakora n'ibintu by'abadayimoni bigayitse, bakabwira abantu ngo zana igitambo kugira ngo wemerwe, tura ituro kugira ngo wemerwe, njyewe mpagaze nka marayika. Ibyo ni ubupfapfa, ibyo ni abadayimoni. Bibiliya itubwira ngo harimo abibwira ko kubaha Imana ngo ari uburyo bwo kubabonesha indamu. Ntimuzagire umuntu musimbuza Imana, kuko ibyo kubinjiza ahera, kuko ibyo kubageza ahera byose biri mu kiganza cy'Imana. Ningira icyo nkurusha, ninkuyobora, sinzakuyoborera kundamya, sinzakuyoborera gusimbura Imana. Ni ukugira ngo icyo nagutanze kumenya ngufashe kukimenya. Kristo niwe wenyine ukwinjiza ahera. Umuntu akavuga ngo nimuzane igitambo kibavugira, nimuzane igitambo kivuga, nimuzane, kandi igitambo ashatse kuvuga ari amafaranga. Zana igitambo kikuvugira, zana igitambo gihagararira umuryango wawe. Uwo ni Satani uvuga.
uwo ni Satani uvuga. Ibyo nibyo mu minsi y'imperuka Bibiliya ivuga. Nta gitambo kizasimbura cya Kristo. Bibiliya tubwira ngo Yesu yatambwe rimwe na rizima ngo bibe bihagije iteka ryose. Mu Baheburayo igice cya mbere ku murongo wa mbere, kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ariko mu minsi y'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ntabwo Imana ikivuganira natwe mu kanwa ka marayika. Ntabwo Imana igikoresha ubuhanuzi ngo ivugane natwe, kuko niyo wahanura nge nintumva Yesu natavuganira nanjye mu kanwa kawe ngo numve Yesu, ntacyo bivuze. Niyo naba ndi kubwiriza gutya nutumva Yesu natavugana nawe, umwuka natakumvishira ijambo, ntacyo ubucyoza bwanjye, ntacyo akanwa kanjye, ntacyo ubwenge bwanjye bivuze, ntacyo byamarira wowe unyumva utumvise Yesu, ntacyo waba wumvishiriye. Uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi azaba barya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bakurikiza imigani y'ibinyoma. Kumva ukuri muri iki gihe, kuba abantu benshi batumva ukuri muri iki gihe ntabwo ari igitangaza. Kuba abantu benshi bahombokeye mu nzira ya Dema na Baramu mwene Bewori si igitangaza. Igitangaza kwese aranavuze ngo nta na rimwe inzira ifunganye inyurwamo n'abantu benshi, ahubwo izina gari ninyurwamo n'abantu benshi. Nta gitangaza kubona umupasiteri wita umuhanuzi agira bamwirundaho benshi. Kubera iki? Kuko inyigisho ze zishingiye muri akira imodoka, akira inzu, akira umugabo mwiza, ugiye muri Amerika. Ntabwo uwo mushumba azigera abura abakristo. Usezeranya abantu umudendezo ubwawe uri imbata z'ibibazo. Ukaba ubabwira ngo nimwakira imodoka, nimwakira inzu. Wowe ukeneye iki? Nkeneye Prado, jyana. Wowe ukeneye iki? Nkeneye etaje, jyana. Undi akaza, ndabona urwaye aha, urakize, ndabona. Ngibyo bikugize umukozi w'Imana. Bibiliya tubwira ko bari Yesu yari umukonikoni, yari umumajisi, ngo abantu bageze igihe bavuga ngo dore imbaraga y'Imana ikomeye ngiye. Uyu munsi dufite bari Yesu abantu bari kwita ngo dore imbaraga y'Imana ikomeye ngiye. Ariko Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari abo yavuze ngo abo bigisha iby'isi mubatera umugongo. Umuntu akaza atarigeze amenya Yesu, ataravuka ubwa kabiri, ariko agatahana imodoka, agatahana inzu, ibyo na Matewusi irabitanga. Bibiliya itubwira ngo icyatumye Yesu adusiga mu isi ni kimwe, ni ukugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abantu bapfe muri kamere yabo, bazuke mu buryo bw'umwuka, babe bashya, bahinduwe bashya na Kristo, kuko isi irashirana no kwifuza kwayo.